Ibiciro by'inzu byarahenze muri iyi minsi. Inzu ureba hino ngo miliyoni 80 ngo 200, amafaranga menshi cyane. Uyu munsi ndi Gahanga, nje muri Riverside aho nje kubereka inzu iri ku isoko kuri miliyoni 60. Ese iyi nzu iteye ite? Ni aka kanya muri ino video ya Rwanda. Abenshi batazi Gahanga ni no quartier iherereye Kicukiro, no kuvuga uburenze gatoya Kicukiro mu Kagarama, warangiza ukinjira ahantu hashya, na ahantu umujyi uri kwaguka ujya. Ubwo rero uyu munsi naje gusura Riverside Estate. Ni estate nziza cyane igizwe n'amazu mashya kandi menshi, no kuvuga ntutuye wenyine. Bagerageje gushyiraho yo ibikorwa byose ukenera mu rugo iwawe. Nje kubereka rero nk'uko nababwiye inzu ihagaze miliyoni 60 iri ku isoko. Cyangwa kubereka amadetaye atandukanye ibyo ubona kuri miliyoni 60 uyu munsi ku isoko. Ni muze tugereyo. Nk'uko nari mbabwiye rero, iyi niyo nzu ihagaze miliyoni 60 hano i Gahanga. Ni inzu nziza mu buryo bwayo, iri mu kibanza gifite metero kare 300, ariko noneho ikaba yubatse mu buryo ifite ibyumba 3, ikagira toilette 2, parking y'imodoka imwe, igikoni kirimo tubati ndetse na stock. Mu gikari hariyo annexe irimo icyumba cy'umukozi, igikoni ndetse na douche na toilette, ndetse nk'uko mubibona ikaba ifite tank y'amazi ya litiro 3000. Iyi nzu yubatse mu buryo bayita bungalow, so ni cadastre, yose iri hasi, ndetse kubera imiterere y'ubutaka bwaho iri biragaragara ko parking n'aka gace ka jardin ntoya iri hano ku ruhande biri ruguru, noneho inzu ikaba mu ruhande rwo hepfo. Kugira ngo tuyigereho ifite inzira ebyiri. Hari inzira ya mbere itambagira ijya muri salon, ndetse tukagira n'inzira ya kabiri ijya mu gikari kuri annexe. Dukoresheje hano nibwo noneho tugera hasi. Wagera hano tukabona ko iyi nzu ifite ibintu bikeya, no kuvuga amabara yayo ntabwo ari menshi, ntabwo asakuza, kuko winjiye muri no salon mu by'ukuri nini. Ngira ngo ubundi tumenyere ko iyo umuntu yubatse mu kibanza cya metero kare 300 inzu iba ari ntoya cyane, kubera ko akenshi bashyiramo ibyumba 4. Ifite ibyumba 3, no kuvuga uwo mwanya w'icyo cyumba wundi bagerageje kuwushyira mu bindi byumba no mu yindi myanya kugira ngo ikwiremo neza. Urabona ko nk'iyi salo rwose ni salo nini, ifite amakaro ameza aze gusa nk'umweru, n'ubundi nk'irangi riri hano, ifite rangete hejuru, chandelier mo hano hagati. Urabona ko ni umwanya munini kandi uhagije. Twakwegera kuri uru ruhande akaba ariho dusanga salle à manger yayo. Urabona ko nanone ni salle à manger waterekamo ameza wenda n'intebe 6 bikaba bisa neza. Twaca kuri uru ruhande akaba ariho dusanga igikoni. Ngira ngo ni igikoni cyiza ugereranyije. Kamfungu n'umuryango kugira ngo tubone umwanya wose. Ni igikoni cyiza gihagije ko hano dufite umwanya w'ishyiga, udukabine twiza dukoze muri MDF. Aha ku ruhande tuhafite evier nshyashya kandi nziza, izana na twa accessoires twose ukenera kuri evier nshyashya zigezweho, ndetse urabona ko rwose ari evier gasa neza. Noneho tukagira na stock kuri ruhande. Ni stock nini mu by'ukuri, ishobora kuba n'icyumba ku rundi ruhande, kuko ni nini pe, ni nini. Sinzi niba kamera iri kubyerekana, ariko hano hajyamo igitanda cya simple rwose. So mu by'ukuri wanabyita ko ari ibyumba 4 uramutse ubishaka. Ariko noneho mbere yuko dukomeza, reka mbereke igikari. Igikari cyayo ntabwo ari gito habe na gatoya, kuko urebye no mwanya wose ni munini, kuko hano harimo igikoni, tukagiramo icyumba cy'umukozi hirya na douche na toilette. Ibyo bisigaye biri mandatory ku nzu zose urebye. Noneho hano tukagira umwanya wo kwanikaho ibyo ukeneye byo mu rugo muba mwafuze. Ariko murabona ko rwose atari ahantu hatoya habe na gato, kuko n'ahangaha kuri uru ruhande naho tuhafite umwanya ukomeza
ni umwanya ujya kuri cya kigega nababwiye muri introduction. Murabona ko uyu mwanya uri hano inyuma y'inzu no ku ruhande ari munini rwose. Kadukomeze tuwa yacu rero mo imbere. Mu kugaruka mu nzu rero nk'uko nababwiye, iyi nzu ifite ibyumba bitatu na toilette ebyiri. Kuri uruhande rw'iburyo niho dusanga ibyumba bibiri. Icya mbere ni iki. Impamvu mu by'ukuri dukora izi video akaba ari kugira ngo tubereke ese iyo nzu umuntu arimo ingana gute. Ni ukuvuga ntabwo ndi muremure, mfite metero 1 na santimetero 72, ariko ushobora kugerageza kubona uburyo wa position igitanda bitewe n'uko mbona mpagazemo. Ni ukuvuga urabona ko rwose iki ari icyumba gifite size ihagije, niko nabyita, kuko hari umwanya rwose ushobora gushyiramo utubati, ushobora gushyiramo igitanda wenda queen size kugira ngo usigarane umwanya mwinshi uhagije kandi bikagenda neza. Kuri uruhande rwo hirya niho dufite ikindi cyumba nacyo kandi murabibona ko hari bya bindi navugaga, ni icyumba gihagije. Uyu ni umwanya mutoya washyiramo akabati kawe, ariko noneho overall ukabona ko rwose iki cyumba gifite size itari ntoya habe na gatoya. Ibi byumba bibiri bisangira douche na toilette. Douche yabyo iri kuri uru ruhande, nayo ntabwo ari douche ntoya habe na gatoya, kuko aha naho kogera murabona ko hahagije, tukagira toilette ndetse na lavabo kuri uru ruhande. Icyumba cyose hamwe gifite umwanya uhagije rwose wagendamo nta kibazo. Chambre principale y'iyi nzu iri kuri uru ruhande rwo hirya, ndetse ikaba ihafite yonyine. Ikaba ari chambre nini, ntabwo ari chambre ntoya habe na gato rwose. Ni chambre nini ifite umwanya ugaragara. Hano washyira igitanda cya king size nta kibazo. Langete zidesigninze bitandukanye, ndetse nk'uko mubyibuka ya imbere hateye akajardin, so gafashe kameze neza. Iki cyumba rwose cyaba kiryoshye, kikagira n'undi mwanya hano mbere y'uko winjira muri salle de bain. Ushobora gushyiraho akantu waterekaho inkweto. Hano harazimije, voilà, akantu waterekaho inkweto ku buryo uba ufite umwanya w'inyongera hano wabikamo utuntu dutandukanye. Twakwinjira hano akaba rero dusanga douche yacyo, nayo murabona ko ari douche ihagije. Hano ni umwanya wo kogeramo kandi ni munini. Hariya tukagira toilette, ndetse kuri uru ruhande tukagira lavabo. Murabona ko rwose uburyo bakoresheje umwanya mu nzu imbere babikoze neza, kandi mu buryo buri practical, mu buryo butuma buri wese mu cyumba arimo aba yisanzuye. Akaba ari ngiye gusoreza ino video. Twarebeye hamwe ino nzu iherereye i Gahanga muri Riverside, inzu y'ibyumba bitatu na toilette ebyiri, iri ku isoko kuri $60,000,000. Mbwira muri comments hano hasi icyo uyitekerezaho. Ese ni inzu nziza? Uburyo bakoresheje ubutaka bwabo se n'umwanya ufite mu nzu murabona bihagije? Ni inzu warekomanda umuvandimwe akayigura uyu munsi? Ndetse niba uri interesse kuyigura, contact details zacu zaciyeho kuri video, ariko zino muri description y'ino video. Ikindi niba uri mushya hano, iyi channel ni nshyashya, nibwo tukitangira ikinyarwanda, mukande subscribe kugira ngo tujye tubereka video nk'izi ngizi. Murakoze cyane, naho utaha.